Yesu amusubiza amagambo akomeye aramubwira ngo umwiza ni umwe, ni Data. Umwiza ni Imana. Njye ntabwo ndi mwiza, ahubwo umwiza ni Imana. Ndetse babitindaho mu mitima yabo ngo baravuga ko twabonye umutsima w'amasaka, baravuga ko twabonye umutsima w'uburo, tukaba twarabonye imitsima itandukanye. Uyu nguyu yigereranyije n'umutsima mu buhe buryo? Yigereranyije n'umugati mu buhe buryo? Ngo batangira kumuvaho bagenda basubira inyuma bavuga ngo uyigereranyije, ngo arigereranyije, ngo nitutamurya ngo tuzamurya. Mbese batangira kugenda bijujuta ngo bazaba murya mwiki. Ibyo byose ngewe narabishatse ndabibona kandi birakunda, ahubwo reka ngende mubaze, ese Yesu, ese mwigisha, ni nakora iki mwigisha mwiza kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho? Ni iki cyiza nakora kugira ngo nanjye nzabone ubugingo buhoraho? Fata ubwicanyi buri muri wowe ukabufatanya no gushaka ubugingo. Banza wicane, numara kwicana kumva ushaka ubugingo, uzihane ibyo byose ubireke, hanyuma uzabona ubugingo. Ariko niba ukiri mu kwicana ushaka n'ubugingo, ibyo bintu ntabwo bizakunda. Niba ukiri mu kwiba ushaka n'ubugingo, ntabwo ibyo bintu bizakunda. Niba ukiri kuroga ushaka n'ubugingo, ibyo bintu ntabwo uzabifatanya ngo bikunde. Niba ukiri gusambana ushaka n'ubugingo, ibyo bintu ntabwo uzabifatanya ngo bikunde. Niba ugifite urwango kandi ukaba ushaka n'ubugingo, ibyo bintu ntabwo bizashoboka. Ese namwe mwumvuyeho? Ese namwe muhaze, murampaze? Ngo ariko umwuka w'Imana aza kuri Petero, ngo Petero amusubiza amagambo akomeye, ngo aramubwira ngo twakuvaho tukajya hehe? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Imana ni abantu bayizi, ni abantu bayimenye, ni abantu babanye nayo, ni abantu yiyeretse. Ariko nibo bagera igihe bakavuga ngo ibyo bintu ngo muba muvuga ngo ntabwo tubyumva, ntabwo tubyemera. Kubera iki? Kubera ko bamaze kubona umunezero cyangwa se ibyo bashakaga ku Mana barabibonye. Yari yarashatse abagore birakunda, yari yarashatse inyubako zigezweho arazubaka birakunda, yari yaragendeye mu bwato, yari yagendeye mu nyanja, yari afite imiturirwa ahantu henshi, ibyo byose birakunda. Amafaranga kuri konti arayashaka yashyiraho birakunda, arabyara birakunda, ibintu byose biramukundira. Niyo mpamvu Bibiliya yagaragaje ikintu cyo kubaka, igaragaza ikintu cy'inyubako kugira ngo umuntu wese wumvise ibintu byo kubaka abyumve neza, ahita abisobanukirwa, abikurura, byishyire, noneho amenye icyo Yesu yashakaga kuvuga, amenye n'agaciro yagize mu bantu. Niyo mpamvu bavuga ngo yarateraganwe, yaranzwe, ariko ngo aza guhinduka ibuye rikomeza ifuruka. Bashaka kuvuga ko utamufite mu buzima bwawe bw'imbere utabasha kubaho. Tubifurije kugubwa neza. Imana nibaha umugisha kandi Imana nibagirire neza. Imbabazi z'Imana nizibane namwe, kugirwa neza n'Imana nikubane namwe, kandi ubwami bw'Imana nibube muri mwebwe. Nibwo muzaba mwubakitse, niko Bibiliya yambwiye ngo nimwubakwa nibwo muzaba mwubakitse rwose. Rero ubwami bw'Imana nibube muri mwebwe, kandi kugira ngo ubwami bw'Imana bube muri mwebwe nuko mugomba kuba mukijijwe, nuko ubwami bw'Imana bube muri mwebwe. Rero abantu bose turabashuhuje kandi abantu bose tubifurije ikaze. Iyi ni Kingura Umutima TV, sheni y'iyobokamana kandi sheni y'ijambo ry'Imana. Abumva ijambo ry'Imana, abakunzi bacu, tubabwiye ngo Imana nibagirire neza. Ni umunsi hasa nkaho hariho akabeho, ariko ni umunsi mwiza kuko n'imvura yaguye twari tuyikeneye. Ni byiza, ibyo nabyo byari bikwiye. Ariko se imvura mu buryo bw'umwuka bivuze iki? Bibiliya yarambwiye ngo imvura nziza ni imvura igwa mu buryo ki abantu bihanamo cyangwa abantu bakizwamo. Buriya iyo uri gukizwa, uri kugenda wihana, uri kugenda utungana, hari ibyo Imana ibona nk'imvura iri kugwa kuri wowe kugira ngo ukizwe nyine, wihane bya nyabyo. Ijambo ry'Imana ryo ryambwiye ngo
abo Mose amaze kubwiriza, amaze kubabwiriza, amaze kwihana, hanyuma ngo barangije basubira inyuma baravuga ati nimuze tugarukire Uwiteka muri Hoseya, kuko ari we wadukubise niwe uzatwomora, kuko aradukomerekeje niwe uzadukiza. Barangije bavuga ngo azatugarukaho azatugarukaho ameze nk'imvura y'itumbigwa igasomya ubutaka. Rero iyo tuvuze mu by'umubiri tuvuga no mu by'umwuka, muri iyi mvura ifite akamaro kanini cyane. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nk'uko iyi imvura iguye ihembura imyaka, ngo niko Imana ibigenza iyo yeza abakundana. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge kubera ko dufite igihe gitoya cyo gukoresha. Niturangiza gusenga twinjire mu kanya twumve ijambo ry'Imana, icyo Imana idushakaho. Mwami Yesu gira neza, usumba byose uri umwami. Mbere ya byose duciye bugufi ko tugiye kuvuga ijambo ryawe, ngo ushyirwe hejuru kandi wamamare. Utubabarire gukiranirwa kwacu kose, uturebe ijisho ryiza muri aka kanya, uduhembure kandi udusukeho amazi yo kutweza n'amaraso, kugira ngo tugirwe neza nawe. Aka kanya ntaba ari twe mu byo dutekereza, mu byo twibwira, ahubwo izina ryawe ari ryo cyubahiro kubw'imbabazi zawe ndetse n'umurava wawe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Tugiye kuganira ijambo rigufi riri hano, ni Matayo igice cya 19 ku murongo wa 16. Uravuze ngo nuko umuntu aza aho ari, aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Mwigisha mwiza, ni iki kintu nakora kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Iki kibazo nicyo tugiye kuganiraho cyonyine. Iki ni ikiganiro cyagizwe n'abantu babiri. Uyu ni umuntu wasanze Yesu, ngo musanga aho ari. Mbibutse ko Yesu ahantu yabaga ari, abantu bazaga kumureba ari benshi. Hari igihe bazaga kumureba bashaka ko abagaburira, hari igihe bazaga kumureba bashaka yuko abakiriza abana barwaye, hari igihe abantu bazaga kumureba bagira ngo bumve amagambo amuturukamo. Kuko ndibuka ko igihe kimwe ngo yari ari mu kuganira nabo, bamwegereye ari benshi, ngo arabaganiriza. Amaze kubaganiriza, ngo hanyuma aza kubabwira amagambo akomeye, ngo arababwira ngo nimutarya umubiri wanjye ntimunywe n'amaraso yanjye, nta bwami bw'ijuru muzabona, cyangwa nta bugingo muzabona, cyangwa nta buzima muzabona. Ngo hanyuma abantu babitekerezaho cyane, ngo ndetse babitindaho mu mitima yabo, ngo baravuga ko twabonye umutsima w'amasaka, baravuga ko twabonye umutsima w'uburo, tukaba twarabonye imitsima itandukanye. Uyu nguyu yigereranyije n'umutsima mu buhe buryo? Yigereranyije n'umugati mu buhe buryo? Ngo batangira kumuvaho bagenda basubira inyuma bavuga ngo ngo yigereranyije, ngo arigereranyije, ngo nitutamurya ngo tuzamurya. Mbese batangira kugenda bijujuta ngo bazaba murya mwiki. Hanyuma ngo n'abigishwa be bibageraho, ngo batangira kwibaza, babonye abantu basubira inyuma, batangira kwibaza batari ku bundi uyu muntu dukurikira utubwira ngo nitutamurya, ngo nitutarya umubiri we, ubundi uyu muntu tuzamurya, tuzaba tumurya, mbese tuzaba tumushaka. Ngo batangira kubyibazaho cyane, ndetse ngo banabitindaho, ngo batangira gusubira inyuma nabo mu mitima bavuga ati wakwigendera. Umwe agatekereza ati ariko wakwisubirira mu kazi kanjye nakoraga. Ko mbibutse ko mu bantu bakurikiye Yesu, hari abakurikiye Yesu bari bafite akazi bakora, hari abakurikiye Yesu bari abarobyi, hari abakurikiye Yesu bari abacuruzi, hari abakurikiye Yesu bari abadogiteri. Yakurikiwe n'abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye. Ariko bigeze ahangaha ngo baravuga bati wakwisubira mu mirimo yacu, ubwo atangiye kuba ko tuzarya umubiri we, iyi nyungu yindi tuzamukuraho ni iyihe? Bari batarahishurirwa ngo bamenye ngo Yesu ninde, Yesu ni iki.
ngo abareba mu mitima, arabasoma, amaze kubasoma ngo abaza abigishwa baravuga ngo namwe muragiye, namwe mubaye nk'abandi bose, namwe musubiye mu byaha, ese namwe mwumvuyeho, ese namwe muhaze, murampaze. Ngo ariko umwuka w'Imana aza kuri Petero, ngo Petero amusubiza amagambo akomeye, ngo aramubwira ngo twakuvaho tukajya hehe, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Ahangaha ndagira ngo mbabwire ngo Yesu niwe wenyine ufite amagambo y'ubugingo. Yesu wenyine niwe ufite ibyo yaduha tukarya tugahaga twese, kandi ni nawe uduhaza, ni nawe waduha ibyo kunywa twese tukanywa tugahaga. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mumwikomezeho, ndagira ngo mbabwire ngo mumwegere, niko ijambo ryambwiye ngo ni mumwegere. Uyu nguyu niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko ngo hanyuma bagiye kubaka bakenera ibuye rizajya mu nguni, ngo basanga niwe buye rishobora kujya mu nguni bigakunda. Aya ni amagambo y'ubwenge cyangwa se ni amagambo akomeye abantu benshi batapfa gusobanukirwa, ariko mu kuyavuga cyangwa mu kuyandikisha bashakaga kugaragaza yuko ari umuntu wateraganwe, ari umuntu wasuzuguwe, ari umuntu wanzwe muri rubanda, akangwa mu gihugu, akangwa no mu isi, mbese bakamwanga, ariko ngo baza kugera mu bikomeye bagasanga baramukeneye, kandi bamukeneye ahantu hakomeye. Buriya Bibiliya ivuze ku bubatsi cyangwa se ivuze ku kintu kijyanye no kubaka, murabibona ko abantu twese tuba mu nzu zubatse. Buriya n'umuntu afite uburyo yubatsemo, mu buryo umuntu ameze, afite ukuntu yubatse, mbese cyangwa se afite uburyo yubatsemo. Noneho umuntu haramutse hatabayeho kubaka, haramutse hatabayeho inyubako, ntabwo abantu bashobora kubaho neza. Umuntu abaho neza iyo ari mu nyubako, umuntu abaho neza iyo ari ahantu hubatse, umuntu abaho neza iyo yubatse nawe ubwe yubakitse, nibwo aba abayeho neza. Hanyuma niyo mpamvu Bibiliya yagaragaje ikintu cyo kubaka, igaragaza ikintu cy'inyubako kugira ngo umuntu wese wumvise ibintu byo kubaka abyumve neza, ahita abisobanukirwa, abikurura, byishyire, noneho amenye icyo Yesu yashakaga kuvuga, amenye n'agaciro yagize mu bantu. Niyo mpamvu bavuga ngo yarateraganwe, yaranzwe, ariko ngo aza guhinduka ibuye rikomeza ifuruka. Bashaka kuvuga ko utamufite mu buzima bwawe bw'imbere utabasha kubaho, utamufite mu buzima bwawe bukomeye utabasha kubaho. Niyo mpamvu bavuze ngo baramwanze, ariko nyuma yabaye ibuye rikomeza ifuruka. Ahangaha rero, ahangaha ngo hanyuma abantu benshi ngo bamuvaho, barigendera, bavuga ati reka iby'uwo nguwo ntabwo twabivamo, iby'uriya ntabwo twakomeza kubigendaho, mbese nk'uko nawe ujya uvuga ngo ntabwo nakomeza kuba muri ibi bintu by'agakiza, mbese nk'uko nawe ujya ugeraho ukavuga ukamara kubona ibyo ukeneye byose ubibonye, ukavuga uti ibingibi bindi barabeshya, kugira ngo babwire ngo abantu bahakana Imana ni abantu bayizi, ni abantu bayimenye, ni abantu babanye nayo, ni abantu yiyeretse. Ariko nibo bagera igihe bakavuga ngo ibyo bintu ngo muba muvuga ngo ntabwo tubyumva, ntabwo tubyemera. Kubera iki? Kubera ko bamaze kubona umunezero cyangwa se ibyo bashakaga ku Mana barabibonye. Ariko ndagira ngo mubwire ngo ntabwo icyo waba warashatse ku Mana waba warakibonye, kuko twaje gusoma ijambo, n'icyo shaka kugira ngo basobanurire, rivuga ngo nakora iki, ngo hanyuma ngo muri cya gihe yari ari kwigisha abantu, ngo muri cya gihe yari ari kubwiriza abantu, ngo muri cya gihe yari ari kumwe n'abantu benshi, ngo abantu benshi baramwegera, ariko ngo haza kuvamo umuntu umwe, we aravuga ngo njye singiye kumwegera kugira ngo mwake amafaranga, singiye kumwegera kugira ngo mwake ibiryo, singiye kumwegera kugira ngo ampe umutsima nk'uko abandi basanzwe babigenza, ahubwo njyewe ngiye kumwegera kugira ngo mubaze, ese nakora iki? Ngo aramwegera amubaza ngo mwigisha mwiza, ni iki cyiza kinakora kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho?
Iki ni ikibazo cyiza cyane. Ni iki kintu nakora? Ese ni iki kintu navuga? Ni hehe nabasha kujya? Ni mu yahe mahanga najyamo? Ahantu najya haba hameze ngo nzabashe kuronka ubugingo buhoraho. Hari abantu batazi agaciro k'ubugingo, hari abantu batazi imbaraga ubugingo bufite ku muntu, hari abantu batazi agaciro k'amaraso cyangwa se bakirengagiza amaraso Yesu yamennye kugira ngo twebwe tuzabeho, tuzabone ubugingo, ndetse biratubwiye ngo tuzabone ubugingo bwinshi. Hari abantu badashaka no kubyumva, badashaka no kumenya agaciro kabwo, ariko nkomeye ni ikintu cyitwa ubugingo. Ni ikintu cyitwa ubugingo. Ubugingo ni ikintu gikomeye. Nkunda kwitegereza nkareba, njya nkunda kureba muri byinshi, nkunda kureba imico y'abantu bakijijwe, nkunda kureba uburyo abantu bakijijwe babaho, nkunda kureba uburyo abantu bahamagawe n'Imana babayeho, n'uburyo bakagombye kuba babayeho n'imibereho yabo. Naje gusanga ikintu gihenze cya mbere na mbere ku isi ni ikintu bita ubugingo. Abantu bashaka amafaranga bakayabona, abantu bashaka ubutunzi bakabubona, abantu bashaka amazu meza bakayubaka bigakunda, abantu bashaka amamodoka bakayagenderamo bigakunda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubugingo ni ikintu umuntu aharanira, kandi ni ikintu nabonye gikomeye cyane. Uyu nguyu rero nawe, uyu wabazaga Yesu aya magambo, ntago Bibiliya yashatse kubigaragaza neza, ariko birazwi. Uyu muntu ni umutunzi. Yari yarashatse amafaranga birakunda, yari yarashatse icyubahiro birakunda, yari yarashatse amamodoka meza birakunda, yari yarashatse abagore birakunda, yari yarashatse inyubako zigezweho arazubaka birakunda, yari yaragendeye mu bwato, yari yagendeye mu nyanja, yari afite imiturirwa ahantu henshi. Ibyo byose birakunda. Amafaranga kuri konti arayashaka yashyiraho birakunda, arabyara birakunda, ibintu byose biramukundira, ariko ngo ashatse ubugingo arabubura. Ashatse ubugingo nk'uko yashatse amafaranga, ubugingo biranga. Ashatse ubugingo nk'uko yubatse amazu, kububona biranga. Ashatse ubugingo nk'uko yaguze amamodoka akayagenderamo, biranga. Hanyuma yigira inama mu mutima, aravuga ngo mbese nazamenya amakuru y'ubugingo gute? Nazamenya uburyo ki umuntu abona ubugingo? Mbese nazagera ku kintu cyitwa ubugingo gute? Hanyuma nawe ayoboka inzira nk'iy'abandi bayobotse, ngo akurikira Yesu, agenda afite ikibazo gikomeye. Mu gihe abandi bajyaga kureba Yesu bakagenda bavuga ngo naduha imigati turarya uyu munsi tutahe duhaze, naduha amazi yo kunywa turayanywa uyu munsi dutahe duhaze, we agenda avuga ngo ibyo byose njyewe narabishatse ndabibona kandi birakunda, ahubwo reka ngende mubaze, ese Yesu, ese mwigisha, nakora iki mwigisha mwiza kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho? Ni iki cyiza nakora kugira ngo nanjye nzabone ubugingo buhoraho? Iki ni ikibazo cyiza cyane. Abantu benshi bakurikira Yesu badashaka ubugingo, bakurikira Yesu bashaka amafaranga, bakurikira Yesu bashaka ubutunzi, bakurikira Yesu bashaka imyenda, bakurikira Yesu bashaka ibyo kurya. Ariko uyu nguyu aravuga ngo ninkurikira Yesu ngiye gushaka ibyo kurya ndabifite, ntabyo najya kwirirwa nshaka. Ninkurikira Yesu ngiye gushaka imyambaro, iyo ndayifite, mfite irenze ingahe ndayifite, ntabwo ngiye kwirirwa ndeba. Ahubwo nazabona ikintu nduzi nshigaje kuba nagira, ikintu nshigaje kuba natunga, ko nduza ari ubugingo, nazabona ubugingo. Reka ngende mubaze. Waragenda aramubaza ati nabona ubugingo gute? Ikintu cyitwa ubugingo nakibona nte? Nakora iki kugira ngo mbone ubugingo? Nakora iki kugira ngo mbe umuragwa wabo? Nakora iki kugira ngo mbe umwizerwa n'Imana? Bibiliya iratubwira ngo Yesu amusubiza amagambo akomeye, aramubwira ngo genda ureke ubusinzi, genda ureke ubusambanyi, genda ureke kwicana, genda ureke ubugome.
genda uve mu bitagira umumaro, hanyuma numara kubikora byose kandi ukabikora neza uzabona ubugingo. Aya ni amagambo akomeye Yesu yamubwiye. Genda ureke ikintu cyose cyagutandukanya n'Imana. Ibi bintu ndagira ngo mubyumve, ndagira ngo tubyumve, ndagira ngo tubyumvikaneho ndetse kandi tubyumve kimwe. Ni gute ufata ubugome ukabuvanga no gushaka ubugingo? Ni gute ufata ubwicanyi buri muri wowe ukabufatanya no gushaka ubugingo? Banza wicane, numara kwicana kumva ushaka ubugingo, uzihane ibyo byose ubireke, hanyuma uzabona ubugingo. Ariko niba ukiri mu kwicana ushaka n'ubugingo, ibyo bintu ntabwo bizakunda. Niba ukiri mu kwiba ushaka n'ubugingo, ntabwo ibyo bintu bizakunda. Niba ukiri kuroga ushaka n'ubugingo, ibyo bintu ntabwo uzabifatanya ngo bikunde. Niba ukiri gusambana ushaka n'ubugingo, ibyo bintu ntabwo uzabifatanya ngo bikunde. Niba ugifite urwango kandi ukaba ushaka n'ubugingo, ibyo bintu ntabwo bizashoboka. Ahubwo fata kimwe, umese kamwe, uvuge ngo ndashaka ubugingo, ushaka ubugingo ubushakishe, hanyuma uzabubona. Imana nibagirire neza, Imana nibaha umugisha. Iyo ndahangaha ndababwira ngo nimugaruke, mugarukire aho ngaho. Ndabwira abantu bari hirya no hino, ndabwira abantu bari mu majyepfo, ndabwira abantu bari mu majyaruguru, ndabwira abantu bari burasirazuba, ndabwira abantu bari burengerazuba, ndabwira abantu bari muri Afurika, ndabwira abantu bari muri Aziya, ndabwira abakire, ndabwira abakene. Niba mushaka ubugingo, nimureke ubugome, muve mu bintu bidafite umumaro, hanyuma mubwire Yesu abaho ubugingo. Yesu amusubiza amagambo akomeye aramubwira ngo umwiza ni umwe, ni Data. Umwiza ni Imana. Njye ntabwo ndi mwiza, ahubwo umwiza ni Imana ishobora byose, niwe mwiza. Hanyuma rero niba ushaka ubugingo, niba ushaka kugira ngo ubone ubugingo, va mu bidafite umumaro. Ariko niba ukiri mu bidafite umumaro, wivuga ngo urashaka kugira ngo uzagire ubugingo, ibyo bintu ntabwo uzabifatanya, ntabwo ibyo bintu bizakunda. Ntabwo uzaba uri umugore urimo kugenda ukuramo amada bayagutera uyakuramo, ntabwo uzaba uri umugore uri kugenda ukora ibintu by'uruterasoni ngo nurangiza uvuge ngo nanjye ngo ndashaka ubugingo. Ntabwo ibyo bintu bizakunda. Ntabwo uzaba uri umugabo uri kugenda wicana, uri kugenda unyanganya, uri kugenda wiba, uri kugenda uhemuka, nurangiza uvuge ngo urashaka ubugingo. Ntabwo ibyo bintu bizakunda. Ahubwo umuririmbyi yararirimbye ngo abashaka icyubahiro n'ubugingo no kudapfa nibabishakije gukora ibyiza badacogora. Imana nibagirire neza. Tugiye gusenga, nagira ngo mubwire ngo garukira Imana. Imana yiteguye kukugirira neza. Garukira Imana. Imana yiteguye kukwambika imyambaro yayo myiza. Garukira Imana. Imana yiteguye kuguha imbaraga. Garukira Imana. Imana yiteguye kuguha ibyo utari uzi ko wowe wabona, kandi Imana izakugirira neza. Imana rero nibaho umugisha. Yari Kingura Umutima TV, kandi ukore subscribe, ukoreshe sharing ibiganiro byacu, sharing n'abandi, niko ufasha tukwatse nta kindi. Ubundi uzaba udufashije kwamamaza ibintu bijyanye n'iyobokamana, uzaba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza, uzaba udufashije kwamamaza Yesu. Imana rero nibagirire neza, kandi turabakunda. Nimugubwe neza. Reka tubasengera Imana, hanyuma mufate umwanzuro, muve mu bizira, ubundi muzabona ukuboko kw'Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimye ko wabanye natwe. Ijambo ryawe ni ryiza, kandi ijambo ryawe ni ingenzi. Ngwino komeze kugira neza abantu bawe, abatakuzi bakumenye, kandi imbabazi zawe zibane natwe twese. Kugirirwa neza nawe kuba ariko kugaragara, imirindi yawe yumvikane kuri twebwe. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen.